Kasamata ameze neza ndetse tambura umbwire. Kasamata yaranyakiriye meze neza ubu nta kibazo mfite. Tubwire waje urya munsi rero ko nagusize nuko baza kujyanye nkabonaga ibintu biratubaho nabati genda nta kibazo. Waje kujya kwa Samata gute wabitekerejeho gute abo ngo bayota kwa Samata ntabwo tuza kuvuga byinshi muri kino kiganiro. Arishimye kuko yabonye umwana nubwo atishimye neza ko umwana warwaye ariko nta kibazo afite. Yego kuba ndiyo naye mfitiye imyenda nta yindi ndabona ko yambwiye yuko nanjye yamfata nk'umwana we. Icyo nzakenera rajye mubwira azajya akira. Nungutseho nuko navuye muri ruriya rugo, ikindi nahombye nuko nabona amafaranga kuba narahavuye ndishimye. Ntabwo naca ku ruhande ngo mvuge ngo ndajonjora, akazi kariko kose nabona nagakora. Ko mumeze neza mwe mukora mugakurikiye ibiganiro bibagiraho bya buri munsi. Wakore subscribe, like, share ndetse na comment kuri Samata TV show ndetse no kuri news 500. Nizere ko umeze neza aho uri hose. Mwabonye byinshi mukurikira byinshi bigiye bitandukanye, tuba turi mu bice bigiye bitandukanye. Amakuru yacu dufite ni menshi cyane. Hari abatubabareza imitima, hari abadushimisha, ariko gahunda bari yayindi cyane no gukora tugakura amaboko mu mufuka. Mukore subscribe cyangwa nabyore ni mubikora mubikore ni munarabyore nakazi kanyu pfa ko waturekera kikarangira. Nizere ko mumeze neza. Ari nkuru twakoze, ari nkuru abantu ariko abantu yo muri commentaire ubundi mwamwariye mwamwahaze mwamumeze mujye mutubwire. Impamvu mbivuze nuko nsoma commentaire ngasanga ari commentaire zisa na mitima hazo nsanga zisenye imitima y'abantu, ariko mukomeze mukore subscribe, like, share ndetse na comment. Tumeze neza? Ngameze neza. Amahoro. Amahoro. Hari abagiye batandukanye mu cyo gitandukanye, abaganga bakora byetandukanye, ariko none nabitirira abandi. Hamagara 079 49 13 13. Ni muganga gakondo Mutabazi ari Rwamagana, akora byinshi bitandukanye aho uri hose icyifuzo cyawe aragikora neza cyane. Inkuru ya Samata ndetse na mukase umwana wa Samata ndetse n'umukozi none ngubu byabaye too much, ariko nanone n'umukozi mwabonye byabaye ubu ngo ari kwa Samata. Nanjye ngusuhuza, umeze neza? Meze neza. Cyangwa ni gake cyangwa umeze neza? Pfa kuba nta burwayi ufite. Umeze neza? Meze neza. Nifuye kukuganiriza kandi nawe wifuze kumbwira ati Siaka kanze nkubwire uburyo mbaye kwa Samata. Kandi n'ikindi uriya mudamu ngewe abandukurikiye mu biganiro bigiye bitandukanye, abadukurikiye uriya mudamu ndashaka kuzamuganiriza nyuma yo kwerekana umukozi. Mwabonye uburyo umukozi yamujyanye, mwabonye ibyo yankoreye. Umukozi nyuma yaho aramucika ajya kwa Samata. Kuko bajye mu rugo yarambwiye ati kajye kwa Samata, karakana nabanye nako hirwa byabaye, ariko ninjye kwa Samata kandi ko anyisangamo. Ndashaka kumubaza ngo kwa Samata ubundi bayobute. Kasamata ameze neza ndetse tambura umbwire. Kasamata yaranyakiriye meze neza ubu nta kibazo mfite. Tubwire waje urya munsi rero ko nagusize nuko baza kujyanye nkabonaga ibintu biratubaho nabati genda nta kibazo. Waje kujya kwa Samata gute wabitekerejeho gute abo ngo bayota kwa Samata ntabwo tuza kuvuga byinshi muri kino kiganiro. Samata nyine twaravuganye mubwira ikibazo cyane ko cyari kimeze. Aranyumva nyine, ariko icyo nabwira abanyarwanda nubwo ndiyo ntabwo nasubira mu rugo, ndacyashaka akazi. Mu rugo he kwa nyoko buja iwanyu he? Iwacu. Kubera iki uracyashaka akazi? Nimba kwa Samata kabaye nk'umuntu gucumbikiye, nk'umuntu wenda wagire neza kujya neza umwana we, kubera icyo utasubirayo
kuki utumva utasubira iwanyu ukaguma kwa Samantha tuganirize bohoka kuko ngiye mpamvu nakuzanye no kugira ngo bamwe bajya babati wa mwana abaye hati yabonye akazi twamufasha gute yabonye akazi se niyo mpamvu nakuzanye ihangano cyafite agahinda umutima we ko isanzure urumva yuko nyine mu rugo navuye mfite nta bushobozi ari ubukene kugenda ukicara imbere y'umubyeyi nta kintu ufite kandi uri bubazwe isabune nabyo ntabwo aba ari byiza ahubwo uremera ugashakisha kandi kazi i Kigali ntabwo wakabura bari kundeba nyine bamakazi nabakorera kuki ukomeje kuvuga ngo abarimo kureba baguha akazi ngo ukabakorera n'igishoro urumva nyine uwufasha yafashwa hari igishoro bakiguha na buri kimwe none se kuva bibaye isomo byagusigiye niriye ko wakoze neza ukabizira kuri wowe ku ruhande rwawe niriye isomo byagusigiye akanya uvuga ati isiya hari ibintu nabonye mu buzima bwo gukorera umuntu hari ibintu nabonye mu buzima bwo gufasha umuntu uriya mwana namutabaye natangaje mabuja ngira n'ibiki nyuma biza kuba ngo namutangaje byagusigiye isomo cyangwa niye ngaruka byakugizeho uvuga ati ngeze noneho mvuga ngo muntabare mumfashe mumbe hafi mume n'akazi mume n'igishoro n'iki isomo byansigiye nabonye gukorera nyine mu mabuja utari mwiza atari byiza ariko nyine umuntu arihangana ugakora icyakuzanye ikindi igishoro kibonetse nanjye nakwikorera nkareba ibyo nakora none se ujya ugerageza kuba wavuga n'ababyeyi bawe cyangwa mama wawe mufite icyo papa wawe cyangwa abafana ujya ugerageza kubavugisha ese wavugishije ukababwira ikibazo cyakubayeho n'ibyo wabona kuri televiziyo ubona ibyo bigiye bitandukanye bakubwira icyo bavugishije cyangwa nawe ujya ubavugisha tubwire umubyeyi wanjye turavugana na bakuru banjye ndabafite turavugana barambwira ati nihangane nshakishe nshakisha ubuzima akazi kabi kaguhesha keza shakisha ubuzima wihangane akazi kabi kaguhesha keza nese Samantha we kwa wizera umwana w'umuntu avumwe nk'uko wenda babuja gukora nk'ibyo byose Samantha umwizeye kuri urugero wenda nubwo yibana n'umwana we dafite umugabo umwizeye gute kubyo kitayaka guhinduka nubwo wenda ndamutekereje ntanagwa guhinduka ibibi akaje kuba umuntu wagucumbikiye umwizeye gute ko natamera nk'igicu Samantha n'umwana mwiza iminsi tumaranye ari undi nawe yarambwiye ngo ni nahe aho uko mubona n'umwana mwiza ushingiye kuki nashingiraho ari umuntu utagira ikintu akwima kubwa ati icyo ushaka wisanzure ukakibona Samantha ugereranyije agaciro hawe umwana we n'uburyo waje kuvuga bya nyokobuja bigahurira na Samantha umugabo we babyaranye papa Hirwa yibye umwana akamushyirira mukase bikagera kuri kuntu iyo uganira na Samantha arishimye ameze neza cyangwa umwana buryo umwana amaze iminsi arwaye ubibona ute bigwiriye isomo mubona harishimye kuko yabonye umwana nubwo atishimye neza kubera ko umwana we arwaye ariko nta kibazo afite yego tugaruke mu kindi kibazo ngiye kukwibariza hari ababonye ibiganiro wakoze kuri kamera akarengane wahuye nako na buri kimwe cyose utagenze neza bakagira ikibazo muri bo bagatinya ba nyirabuja abafite abana barerwa n'abandi bantu batari ba nyina abo bantu bababwira iki abantu bafite abana batari ba nyina batabyaye
ikintu nababwira kurerwa na mukase ntago babafata neza, babafata nabi, ntago amufata nk'uko mama we wamubyaye yamufata. Ikindi barabatoteza, ikindi urumva ni byinshi bigiye bitandukanye, ntabwo nza kukuvugisha byinshi. Nese aka kanya intego ufite ni iyihe mu buzima ubayemo? Uratekereza ati nimara kandi kazi nzagakora, wenda ukagira ubwoba kugira ngo wenda ntago abantu bose ari babi, ukabiteye ati se Mana Nyagasani koko ninjya ahandi ukagera gutyo, ese ntahe n'ikindi kintu. Ukaba uri umwana w'umukobwa wenda ushobora kuba kwa Samantha, uburiyo ubwisanzure bwawe kwa Samantha kwanza umwana w'umukobwa ntibamye niyo bambaye, kandi n'umwana w'umukobwa ugomba kugira isuku. Ubwisanzure bwawe kwa Samantha bimeze bite? Uvugishe ukuri. ubwisanzure bwanjye Muce ku ruhande uvugishe ukuri. kuba ndiyo mfitiye imyenda nta yindi ndabona, ko yambwiye yuko nanjye yamfata nk'umwana we. Icyo nzakenera azajya mubwira azajya akimpa, kandi ikindi niyo yambwira ngo mukorere paka ari umwana mwiza mbibona nanamukorera, kugira ngo njye mu cyaro iwacu namukorera. Mu biganiro twakoranye byakugira akamaro, cyo nta kamaro byakugereye ugereranyije. Ubwo ntabwo mvuga ngo kubera ubushobozi kuko uracyavuga ati umuntu ufite ineza kuri we yamakaze cyakama n'igishoro. Mu biganiro twaje gukorana n'iki wungutsemo n'icyo wahombyeho? Ikintu nungutseho nuko navuye muri ruriya rugo, ikindi nahombye nuko nabona amafaranga, kuba narahavuye ndishimye. Turimo turagana ku musozi ikiganiro cyacu. Aka kanya akazi kose umuntu ashaka kuba kose, nyine ngo kose avayemo ko kwica, kugambana igihugu, urumva, no kwicuruza, akari nyine wumva umuntu wese ukumva ajya guhukiye yaguha ukanyurwa, ni nk'akahe kazi umva wakora ukaba ati ndatuje. Ntabwo naca ku ruhande ngo mvuge ngo ndajonjora, akazi ako ariko kose nabona nagakora. Katari muri ibyo bingibi, ariko atari muri ibyo wavuze, ariko kandi nagakora. ubonye umugabo wamushima cyangwa waba ati ndacyari muto kamenetse? Ntabwo namubwira ati ntabwo byakunda. Kubera iki? Acyari muto. Acyari mutoya, acyari gushakisha ubuzima. Yego. Ubona gusoza kukimuha ati niye nama wagiye gito nkora mu mama. Urubyiruko rwanjye ikintu nababwira, nababwira yuko iyo umuntu yihaye ikintu kujya gukora ahantu, ikintu cya mbere ugomba gukora urihangana. Ikindi cya kabiri, gusuzugura ntabwo ari byiza. Ikindi nababwira, nubwo umuntu akora akazi ko mu rugo baramutoteza, ibintu byinshi, hari byinshi umuntu nyine ahura nabyo mu kazi ko mu rugo, ariko arihangana. Ikindi nabwira uriya mubyeyi, yabonye umwana we ntazagaruke muri uriya rugo, azigumanire n'umwana we, amwiteho nk'uko yari ameze mbere, ku buryo atazongera kubura umwana we. Tugana ku musozo, abadukurikiye tubana mu biganiro bya buri munsi, ni intambwe ku yindi, turacyakomeje muri wa mujyo, tuzashaka kumenya byinshi bitandukanye. Ese wa mugore kuvugiye uvuye iwe yabyakira ati kanya ariyumva ati ese uwo mugabo watubwiye ngo aba ahari, kandi yaratubwiye ngo aba hanze, babaye gute? Ese nyuma y'uko umwana agiye
yabwiye icyo umugore. Ndagushimiye. Nimba ntacyo ushaka kurenzaho. nta kindi nzi. Ntacyo ushaka kurenzaho. Yego. Kamwifurize ko ugomba kugira ibyiza, amahoro n'amahirwe, n'abadukurikiye bakakuba hafi. Uzagushaka muri commentaire uzandikemo. Ariko waduhamagara ku nimero zacu zitandukanye watubona. Commentaire zanyu turazisoma kandi tubana namwe buri munsi. Murakoze, Imana ibagire neza.